Ndi Papa Sava. Ego mani ushobora byose. Fufu nta soni. Kuza ntunakome koko. Rwose mare rwose mbabarira pe. Mbabara naye byakuba ibintu biri kumbaho mbabarira nukuri. Mbabara nanjye ntago ari njye nukuri. Ntago ari wese ntago ari wowe iki. Ese ubwiye nkume nayo mazi none nari kugukira fufu. Ubu nari kugukira n'amagambo yawe. Kuza utanasuhuza utanavuga koko. Mare nukuri navuze nagize kuri mu ndasuhuza ntibakunda uri mu gikari ngenza zo kuri ariko nasuhuza. Reka mbanze nkumaze ikibazo kimwe. Ntarakumenaho amazi ubu uje amasaha no gukora iki? Niba urangije kurya ntushaka kuryama ukanaruka nibura. Niba utanaramye ntiwanaryama ngo uruhuke. Akuse aho rugugira ngo ndacyaryama we ntabyose. Zime neza rero. Ntukiryama se habaye iki? Digidigi yasigaye ukabukira bukarinda bucyo ukabura kugoheka. Ko digidigi ndamuzi neza rwose ni rwatakana mureza. Icurangire yanjye yacitse imiryanye nge yaragudutse burundu kugeza kano ka urabeshya fufu. Digidigi nta cyatakase cyeko mwana ushobora byose ibitego byamushize mu maguru. Ego mwana ushobora cyangwa niza nama zo kwa muganga zacuritse ikibuga akabasigaye atsindwa mpagawe. Komeza wivugire. Ahubwo se yakwataka gute byibura atanakine? Yakwataka atatatashye ngo aze ngo anakine byibura. Ko ari za forufe gusa. Yego mwana ushobora byose. Ntago yaraye mu rugo se? Arara. Nesa. Kabikubwiye nta kintu ndi ngushuri marene wanjye, sibyo? Mama bigera saa moya z'umugoroba tumaze kurya. Uri kumva? Akambwira ngo aravuga ngo bishiti zanjye ngo tujye ngo gusangira. Usinzi ngo kanjye kugasantre. Akasi saa moya akagenda. Saa moya saa mbiri saa tatu saa sita zigera nkicaye mu ntebe. Ntegereje umugabo ngo ari butahe. Nkaheba. Bigera saa tatu za mu gitondo izo ari manutse rigeze hasi nkabona umugabo araje. Akaza agira akaje yipimtije. Akaza yadinye meze nk'igiputo cyawe z'umusemburo. Akaza atavuga nkumirwa. Masa ndakwinginze ngiye mbara basi umfashe gutohoza neza umfashe basi menye ngiye umugore undaruye umugabo. Ariko se fufu urumva ngiye nagufasha iki koko none ko muri iyi minsi nsa naho muzi ukuntu ntubizi ko Papa Sava agiye gukorera kure ubu none nukwirirwa hangasi umva none nanamuhamagaye ninjoro telefone yanze gucamo koko urumva nagufasha Erika nanjye Masafa nanjye ngusabye ikintu gikomeye ngusabye ngo uzujye wirirwa mu rugo nteke cyangwa se ngo twirirwane sibyo icyo ngusaba ni ikintu kimwe ngiye mfasha menye umugore digidiga jya ndaruye umugabo umumfashe mbanze mumenye Uzima masa nago mvuze ngiye mpubutse nabo ndi bagore bari ikintu gato bagatababuka ngo kabaye ngibiki nibiki oya ndakubwiza kuri kuyatashye atafite icyo nazahana kivanye akaza humura amavuta abagore suva ngo nabagore gusa iwacu siko twisiga amavuta adapika ariko waza system ya mavuta bwashirimo akaza nuko inzira yasa humura nk'indabo yahagera nkamureba nkajya mukeka ariko nkamwikorera cyakora cyeka ngwiza kuri Mama Sava ninda mukamenye n'umugore undaruye umugabo Mvangu funga rucecetse ngo nacecetse ngo ndatuje ngo nadujunjamye ngo mbona ngibiki muzabona nk'umujinya wanjye utereye isi yose izatibona ko nongeye fofo buretse muzambona ariko mana yanjye ndamutse mumenye nkamufata rukira amaboko yanjye nta ndwara tubanye gushaka za nkuba Mama Sava abantu babona umuntu yikora umushinga wo kukarangira bakaza bakabutaha bakabona ubukwe burangiye bakabangiza bakaza babasama hejuru bakatwa uretse gato bazambona ako se fofo ugushatse kuvuga ko usigaye cyeka ko digidigi guca nyuma oya fofo digidigi nakana k'Imana ibyo ntiyabikora ntago yabikora pe ndaguhakaniye nashaka be nakana k'intuma noneho digidigi umuntu ni mugari Mwiriwe none se Papa Sava uje kandi utanambwiye ese mwiriwe mwiriwe hanyuma se hano ko mbona cyamagambo nkabonamo mudidimanga byagenze bite no buhoro nyine se mbese nyine fofo nyine afite ikibazo digidigi Mama Sava Chako umugabo ahantu hose nze nkugisha inamakuru no mufitano mu nzu naso ariko usinikasi kazi muganukira witeka kukweza bagereho muganukira witeka kukobera bakomeranye isi ibyo ni ibi ni bikibinuka wait rekura
abesire ninde muntu ushaka gukanga hano kireba gusa ninde muntu ushaka kugira injiji hano ibi ni ibiki birimo hano ibi ni ibiki birimo hano ibise ntabwo ari ni ibiki binukamo hano ntabwo ari mwe mbaza ni ibiki uri kugenda unterera ku nzu ibi ni ibiki ibi ngibi se babaza se subiza agira vuba vuba ni intare iri si ishyano inkare mu isafuriya dusanzwe dutekamo yesuwe ariko mana ya mama sava inkare zigera zite muri iyi safuriya nayigi nimvira abantu dufite ntabwo ari mwe mbaza urumva nabuze ukuntu ni sayidira noneho wabuze uko wisayidira umuntu w'umugabo ni sayidira mu isafuriya wari wabuze uko wisayidira ubu uko wisayidira se ubundi wari waje muri iyi nzu gukoramo iki ariko iri si ishyano koko ku buryo mutinyuka mukaganga mu isafuriya ariko muhabaza ariko nanjye ngo muri bazima muganga mu isafuriya siko wagira ngo wenda ni amaganga y'inkamwe bahaga abana barwaye inzoka nako ubundi bikiba imiti yaraje mu isafuriya ariko se mare nawe kuko nizeraga nawe nizeraga nagufashe nkugira marene wanjye nkutoranya muri no mudugudu wose abagore bose n'abantu ndabareka nanze kugira Marigarita marene wanjye nanga kugira abandi bose marene wanjye nari nkwize nk'umuntu wa hafi nk'umuvandimwe urangije niwe muntu nkore ibi ngibi niwe muntu ariko reba marene n'uwo yashyingiye da mu burayi ubu ushatse kumbwira ngo tikuri popopo mwayirayemo kuva nijoro kugeza aya masaha we ntushake kuvuga kuko nshobora kukwica ni kwa kundi umuntu avuga ati ubwo umuvandimwe adahari reka mbe musigariyeho rwose mpamubere umusigariho ibiki unsigarireho ansigarireho niba ari ukumusigariraho noneho nanjye ndaje ndishaka umuntu ugusigara iminsi yose wamaze udahari nta n'isoni kunsigariraho pe ariko mama sava nta soni gusigariraho ariko nkubaze koko mama sava nkubaze pe mvunike nagiye isafari ndakora ijoro ndakora amanywa ndakora umugoroba mpahe kugira ngo ntagire uducishamo ijisho nima usigara urimo gushya ugurumane ukongoke koko ijoro ryose ahangaha papa sava ukuri ni mu mbabarira babarira mubyeyi babarira umbyare bwa kabiri yego aripfusha mbega ndabizi neza ko nakoze ikosa mbabarira ubwo se uri gutera ndi mbabazi mbabarira ni ukuri mbabarira wakabyara we nafashwe nta kundi nsabye imbabazi rwose mbabarira umbyare bwa kabiri papa sava basi mbabarira kanira turane na dohora ndakwinginze papa sava kanira uturane na dohora mbabarira pe twarashatse kanira turane na dohora mbabarira harya ngo yari yarakwemereye kukuba hafi ngakumba hafi hakubaye hafi nyine ntubibona se hakubaye hafi gusa ahubwo akubayemo reba nawe umuntu ugira utya agakingura saro agakingura icyumba akagira atya agakura inyegamo ku byawe akakwinji akurimo marene n'uwo yashyingiye mu burayi inkoni zamba rwose marene bumva inkoni zamba ese ubundi upfukamiyende urasengera ndi hano haguruka si byo haguruka haguruka yakoze mubyeyi yakoze rwose mubyeyi kabyara ibihumyo nk'umugina nta soni cyokora yakubayemo da wowe rero uzi n'ikindi ariko digidi mva mubwire digidi karame ngenda ndakwica digidi reka ni izina rye urirutse arirutse ntago yirutse mama sava ntago yirutse umureba hari nubwo uzamuye ibiganza gutya ngo werekane ko nibura washaka kumufata werekane ko mudafatanyije icyaha ntuvuze uti turagifatanyije nanjye ndabyemeje igisambo n'igicike ntago ari kuvuza ntago bibaye none iki teta ukanura amaso umukurikira sinongere kukubona ahangaha cyangwa ntacyo ntacyo pe si ukumberaho ntarindi se siko bavuze fofo
wese ikibazo ufite si ukubura ukuberaho atari nyine injira mu nzu natwe dukora ibyo baraye kimwe kuri kimwe injira papa sava reka nkubwire papa sava mwitonde papa sava oya ibintu papa sava noneho ko wabikoze oya twumvikane rwose nakora ikintu kibi hano nakora ikintu kibi pe nakora ikintu kibi ntabwo bishoboka ubundi ubwo waraye mu byiza mbese bihagarariye ibindi inkoramo ariko ye akora ikintu kibi ariko icyo mwifuza ko babagirira mwagiye mureka bakakigirira n'abandi